ariko niba mushaka kugira ngo twinjire deep hazanwe akantu ku kandi k'ibyo abantu bari kurira hoteli ibyo bari basabye n'ibyo bagombaga guhabwa uko waba umeze kose wowe waba uri we wese ntabwo umuntu yagushakaho ikintu kiba agiye kuvuga cyonyine ngo akibure nta muntu ukurira hoteli ziranye nawe ndi kuvuga gutya according ku bindi bintu dufite. Yes, ucyumva ayo makuru ucyumva ayo majwi nta yindi hoteli irimo ivugwa ni hoteli Château Le Marara iherereye ku Kibuye mu karere ka Karongi. Naberetse ikiganiro cya mbere kivuga kuri Mackenzie ku bukwe bwa Bonnet bwahabereye tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi, hanyuma nyuma yaho hakaza kuba saga bavuga Château Le Marara ku mafaranga baba batarishyuwe, ndetse n'abakobwa ariko basohoye amatangazo ku ma social medias yabo ku ma platform yabo atandukanye bavuga yuko ahubwo hoteli yaba yarabahaye serivisi mbi, ariko ibi bakaza kubisohora nyuma yuko Château Le Marara ibareze ivuga yuko hari amafaranga batishyuye muyo bagombaga kwishyura bari bavanye muri kontara. So turahari ko bwanya, niba ari ubwa mbere wahagera urasaba gukora subscribe, share and like tugakomeza. Ni kuri G7 TV n'ibisanzwe, reka dukomeze twumve amakuru yose. Umwe mu bakobwa bari bari muri iyi hoteli ku munsi w'ubukwe yaduhaye amakuru iyumvira. Guma aho hagume ni muri ese uri yabereye kuri imwe Oya. yahoze twita uri cyangwa se Kigali. space murekere kumuharasinga Josie mutonesha noneho ikiganiro Rameke kiri buretse live Rameke space yo kuri X yabaye mw'ijoro ndabizi ryashize ukunda amazina nk'aya yitwa Queen urayakunda ihangane, it's not the moment. Oswaki, can you come back with your question? wabajije Oswaki. Josine, hanyuma umunyamakuru Igihe nabazaga se Oswald Josine ntabwo yabyumvaga. Ntabwo Josine. Ntabwo nabyumvaga neza. ntabwo yari ahari Château Le Marara kuri hoteli Okay. Marara. Sande, stop trolling, by the way. It's not Sande, please. Reka ubu turi serious ndabamanura rwose. Josie, you can Oswaki, go ahead, brother. Go ahead. Okay. Reka nkoresha amasegonda 20. Josine Paul kabisa kuri experience bishisharira mwagize kandi mu bihe mwashaka ko biba iby'uburyohe. So hanyuma ibibazo byanjye ni bibiri. Kuki mutahise mutangaza ibyababayeho nibura nko mu minsi 3 ya mbere cyumweru cya mbere se? Impamvu iki kibazo nkikubajije nuko hari ibivuga yuko mumaze kubona inkuru yo mu gihe ivuga ibiciro nyabyo ko amadolari yari 200 mwe barabaciye arenze, byarabababaje bituma n'ibyo musa nkaho mwari mwababariye hoteli mubizura. Icyo kirahagije wagisobanura koze. Okay. Nashaka kusobanura ko en fait ukuntu twabonye ukuntu ibyumba ibiciro biriho twabonye mbere yuko tugera n'Ikibuye, twabonye mbere yuko tunagenda tuhita tubabwira that we have proof that it was even before ko twagiyeyo. We have it written, twarabibandikiye baduhereza ibisobanuro bitumvikana, but it was already too late because everything was already paid and everything was already signed to that price, so it was too late. Niko batubwiye basically ko it's too late, ibintu n'undi byamaze kuba sinye, byamaze kwishyurwa. Voilà, no solution was ever made for that. Noneho donc nago twabikoze ngo nyuma ngo niho twabigize ikibazo, no. Nuko nabisobanuye kandi mu kanya turi Kibuye, umunsi wa mbere tuhura n'ikibazo twavuganye na management, umunsi wa kabiri tuhura n'ibibazo twahise tuvugana na management, umunsi wa gatatu wa nyuma nawe tuhura n'ibibazo twavuganye na management. Nuko nabivuze there was no ntabwo yigeze haba solution iba offered. Yari empty apology, basically umuntu ukubwira Paul sorry ariko nagira ikintu kinakubwira natwe n'abantu baba customer twabwiye none se what is your gesture, what is ikintu ukuntu mwabikosora, kuko urumva ibintu byose twamaze kubyikorera n'ubundi ariko nothing was offered to us. Tunatashye directly, we send them a formal email. Ntabwo byose tugiye kubishyira hano kuri social media, ariko we send them an email tubabaza ukuntu byakosorwa no tubabwira every point where the issue was, turabibabwira. We have a solution offered.
ndashaka ko ari umuntu warimo kuvuga ariko yeah, every point twarabibohereje the day after tukigera Kigali. I think even the le 6 when we checked out, we already spoke to them on the property, and then we sent an email as well in the evening. So it's just now umuntu aravuga iyo washatse gukora ikintu in a way ukegera umuntu ukamubwira ibi ntabwo twabikunze mwarakosheje hano, ukabona nta kintu umuntu arimo kugusubiza, nta nubwo agusubije ahubwo agushubije na fagitire yindi, ubona ko there is no way mwagera ahantu na hamwe iyo umuntu atari willing to speak, at least to take accountability. Hari umuntu umwe wa apologize ariko nawe yari apologies, just nothing else. So niyo mpamvu umuntu aravuga okay, mbere yuko tujya mu bintu byo gupostinga ama vlogs, kuko natwe niko kazi kacu, hari ukuntu umuntu aba agomba set the truth straight, kuko ubivanyemo n'ibyo byose twagize twarabamamarije cyane mu buryo for free. Honestly, we paid to be there, we took our pictures and we're about to post it, so I cannot just post anything not that this is a whole disclaimer that this is what is really going on. Naho ubundi nanjye nabangiye mu bintu byo guhishira serivisi mbi, kandi abantu bose bankurikira ntabwo they don't deserve to go through that. So that 5 million, do you own them or not? No, we don't, because Dr. Marara niwe watubwiye ko that was waived. Itangazo twaribonye riravuga ngo mufite miliyoni 5. Sunday, she literally explained it. She said, yeah, that's why yes, ngira ngo murabyumvise neza cyane. Uyu ni umukobwa yitwa Josine Queen kuri X ndetse no kuri Instagram, Josine Mutoneshwa. Mwabyumvise cyane, aha bamubajije ngo ese izi miliyoni 5 Château Le Marara ari kurega murabyemera ko muzifite? Aravuga ngo oya. Ariko mwanabyumvise yavuze ati nyuma yuko tubamamarije, nyuma yuko dukoze ibintu bitandukanye, natwe tubapostinga ama vlogs ku ma social media yacu for free, abakobwa barakurikirana cyane, Mackenzie ba Miss Naomie, ko nawe ari mu banditse Miss Naomie Ishimwe uriya madamu wa Michael, bavuze ngo natwe twabamamarije for free. Ese ntibaba bashatse gufata kuba babamamarije for free ikaba itabishyuye nka hoteli Château Le Marara bamamarije ku mbuga zabo bakurikiranwa cyane, bagashaka kuvuga ngo izi miliyoni 5 reka tutere kuzibishyura kuko natwe twabamamarije for free? Ibyo nibivugwa ntawe wizi, nanjye niko mbikeka n'abandi niko babikeka. So anyway, nukuvuga ngo biramutse nanone ibi bintu ari ukuri, byiriya mineke twabonye barampa ibintu twabonye bigaragara neza amasano meze ukuntu, byaba ari ikibazo giteye ubwoba. Ariko nanone tugendeye ku mafoto twabonye aba bakobwa uko batubwiye batwereka ku ma social media yabo, mbere yaho bakaba batarigeze batubwira ko habaye ikibazo mbere yuko Château Le Marara irega miliyoni zabo 5, ahubwo bakavuga ibibazo bahuye nabyo Château Le Marara ariyo yabanje kureka. Urumva naho harimo ikibazo kuki batabivuze batarabarega ziriya miliyoni 5. Bigaragara nk'uwabibona ari nkanjye, natekereza ko babonye ubwo barizwe miliyoni 5 bamara kuziregwa bakabona kuvuzana ubwitwazo bwo kuvuga nabo ibyo bahuye nabyo. So amategeko kadutegereza icyo azakora mu bivugwa bigaragaza ko RDB yaba yagiye mu kiganiro cyari kirekire cya Spaces kuri X. Amajwi yose nimuyakenera ndaza kuyabaha yose uko yagenze ikiganiro. Ba Godfather bari bahari, Anne Maniyo mwiza yarahari, umunyamakuru muramuzi cyane ni umusiniya Oswald Swakimo, umunyamakuru nawe yarahari. Ba Godfather bari bahari n'abandi ba diaspora bari bahari. Amajwi yose arahari. Inbox, kora like, share and subscribe niba mubishaka, write in the comment. Ni G7 TV nk'ibisanzwe, mumbwire niba mubishaka amajwi yose nayo nzi ko yashyiraho, twumve dushyire umucyo kuri iki kintu cya Château Le Marara n'abakobwa bo muri Mackenzie. So comment, share and subscribe for G7 TV, turahari ku bwanyu.